Ikiganiro mpaka cya nyuma cyahuje abahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Faransa cyaranzwe no gutukana. Bwana Macron ni umukandida udaharanira iterambere rirambye, udaharanira iterambere rusange ry'abaturage, akunda umutekano muke, intambara n'ubwumvikane buke hagati y'abantu. Ahubwo dore igiteye ubwoba cyane, ninde ukinisha ibitekerezo by'abaturage ku bijyanye n'iterabwoba n'ibindi mu Bufaransa? Ni wowe, imana y'ubwoba ngiyi yicaye imbere yanjye. Hagati aho imwe mu mpuguke muri politike mpuzamahanga hano mu Rwanda isanga uzatsinda aya matora ashobora kuzasaba imbabazi u Rwanda. Ashingira kuki? Ubufaransa n'abayobozi bashya bagiye kujyaho bagombye gufatira urugero ku bindi bihugu byemeye ko ntacyo byakoze. Ingero turazifite, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye, hari na Kiliziya Gatolika. Bamwe mu banyarwanda bari gusaba inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco kuvugurura imigani ifite amagambo yumvikanamo imvugo nyandagazi. Era ngo mureresa ntanzo yizongera kuba muri Kinyinya, ntayo kubera yuko twari twarabuze ibijumba. Ikiro cy'ibijumba twakiguraga 300. Nyuma y'igihe kinini ibijumba biciwe guhingwa mu bishanga byo mu mujyi wa Kigali byongeye guhingwa. No muri restaurant kandi hari igihe umuntu ajya kurya ibiryo wavuga uti munshireho n'ikijumba ugasanga bashizeho akajumba gato cyane kubera ibijumba byabuze nyine urabibona.